nzaza kuri kamera umunsi nzaba nujuje miliyoni 1M 1M tuyitegereze niyuzura nzamamuruka nsanga umugabo ahora ari umugabo ahorana ijambo ararirambana aho yajya hose ahagurukana naryo aho yagenda hose agendana naryo ndavuga ati papa iri zina riri imbere kandi twese uba uri umwana ukaba umusore ukaba umupapa ni rwo rugendo mbona yuko izina papa rifite pawa rifite imbaraga bari ryo meraho uyu munyamakuru ngo ni akayayo ngo ni akayayo akantu naragakunze data we akayayo karanejeje kuri rwa rwego rwo kuvuga ati sasa nimba ndakayayo kankabi mu gihe rero wowe ushaka gutera imbere ukaba uri kubona nta muntu uri kukuvuga nabi ukaba uri kubona nta muntu uri kukurwanya isuzume Papa Plus TV. turabasuhuje abakomeje gukurikirana Papa Plus TV nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya mumaze kumenyera abakunzi bacu aho muherereye hose, tubahaye ikaze, turabasuhuje. Wowe wakoze subscribe wagize neza cyane, aho waba uherereye, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari hanze ya Afrika, muri Amerika cyangwa se n'ahandi, turagushimiye cyane. Wegere hano kuri Papa Plus TV, ukomeze ukomantinge cyangwa se unasharinge ku biganiro byiza tubafitiye. Uno munsi rero nkuko mubibona ndi njyenyine hano kuri kamera, ariko ntago hano arabandi bari inyuma ya kamera batari kugaragara. Hari umugabo tugiye kuganira mwenyewe, banshyiramo akabi kawe ariko bakumve. Witwa nde? Turi kumwe? oyaye tangira ijwi ryawe mwenyewe. Papa Plus mwenyewe, si njyewe. Twebwe dukorera muri kampani ya Papa Plus TV, ariko si njyenyine. Noneho mwenyewe namuzanye yicaye hariya, kamera ntabwo iri buze kuhagera, kamera ntabwo iri buze kuhakorayo, ariko tugiye kuganira ku bintu utuntu n'utundi hano muri societe yacu y'abanyamurenge cyangwa se abanyarwanda barundi, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikinyamurenge. Tubahaye ikaze rero, reka nabo banza basuhuze. Ngaho ivuge usuhuze n'abadukurikiye. Bene data ndabasuhuza aho bari ku isi hose, Nabo barakwikirije kandi ndabakunda cyane. Babwira ko bakunda nawapenda sana. Tukaba turi hano kuri Papa Plus. Papa Plus nk'ibisanzwe. Noneho muri kumva uri inyuma ya kamera niwe mwenyewe, niwe nyiri cyane. Hano hari abantu benshi bagenda bavuga ngo Papa Plus ninde ko tumukeneye kumubona. Twabonye utumesaje twinshi, nta twabonye twinshi cyane, twinshi, ndetse bamwe na bamwe bashaka kumenya ngo ese Papa Plus bazagera kuri kamera ryari. Nanjye ndibaza, wowe Papa Plus kubera iki niki gituma utajya kuri kamera abantu bakubone, bakeneye kukubona? Rega ari abagukunda bashaka kukureba bamenye nuko usa. None ntabwo twiriba kuri kamera, wewe kuki utaza kuri kamera ngo uvuga ati bimeze gutya na gutya? Ngo barankunda. Baragukunda Papa Plus imaze kugira abakunzi benshi cyane binyuze mu biganiro dukora. Urabibona, ubona ukuntu bimeze nyine, ukuntu biba bihagaze. Basubabwire ukuntu wowe uzaza kuri kamera ryari, niki gituma utaza kuri kamera? Bira binyabazungu ndabitinya. Urabitinya? Ndabitinya niyo mbirebye umutima urahagaruka kamera nk'aho bawushyizeho akadefu. Gute se? Ni akanefu, si akadefu. Ni akanefu. Ujya uhita uhagarara ugakwama. Urabona umuntu uri mu bitaro, uri muri ni pararize, ni ibintu nk'ibyo. Bihita iyo mbibonye ibyuma, noneho nkareba n'ibintu byaka umweru, nkumva birancanze. Ariko naragira icyo mbabwira cyangwa ngo mbisobanureho, bifurije umwaka mushya. Oya nibyo wicyo twara wifurije. oya wiki
wiki twageze 2025 nzabifuza nitugera 2026 ariko mu biganiro bishize abarebye abakurikiranye Papa Plus twarabifurije umwaka mushya muhire abatarabashije kubireba reka none tubisubiremo hano umwaka mushya muhire wa 2025 na gatanu 2025 ejo ni na gatandatu ejo ya next year ni 2026 abakunzi bacu rero turi kumwe na Papa Plus hano inyuma ya kamera ndashaka kumubaza ibibazo ntabwo turuze gutinda cyangwa se tuze gufata umwanya munini ariko bikurikije bitewe n'ibibazo mugenda mutubaza ku ruhande nk'abakunzi bacu ese Papa Plus ninde ngende ndashaka uyikwepa ndashaka ubanze udusobanurire uzaza wowe hano kuri kamera ryari abakunzi bacu bakubona igihe nzaza kuri kamera kugira ngo abakunzi ba Papa Plus TV bahora badukurikirana umunsi ku wundi kandi nanabashimira ibikorwa bakomeze gukora n'ubwitange bakomeje kugaragaza nzaza kuri kamera umunsi nzaba nujuje miliyoni 1M tuyitegereze niyuzura nzamamuruka uzaba ubaye nka Ndera nka Sabe nawe ntarageza 1M akamiliyoni kamwe ntabwo nzaza abadukurikiye rero mwumva mudukorere subscribe turebe ko mwazamubona mwihangane mugire vuba vuba bagire vuba vuba tuve mu bintu by'umubare umwe kandi ntibagira amatsiko umubare umwe apana ntawo dukeneye kandi ntibagira amatsiko ntigituma naza impamvu ngo miliyoni zabanze igere babigize vuba ikagera ka subscribe kakagera miliyoni views zikagira amamiliyari impamvu ni ukugira ngo bwa bushye nagize mu maso uriya munsi nzabe narakize rero baramutse babikoze n'ejo miliyoni kuzura naza akabona na bwa bushye paka igihe nzakira ndi kuri kamera nuko bimeze none se warahiye narahiye narahiye isi yabishira narahiye abadukurikiye rero birasaba ko kugira niyo mushaka kumubona mukareba ukuntu nanjye ndi kumureba ukuntu ahiye nkumva ndababaye ariko yarahiye kwe yarahiye yamajwi yahiye isura ariko noneho niba bimeze fresh mwe nimumara gukora subscribe n'ibindi byose azaza murebe isura ye ukuntu yabaye uzabiyereka ni nk'igitangaza twizere ko isezerano ahangaha ni kuri kamera tubivugiye imbere y'abantu bose bakureba bivuze ngo ko byagenda kose uzaza ahangaha iyo 1M nigera nta kintu njya nsezeranya abakunzi ba Papa Plus TV ngo sinyikore amakuru mashya nyabagezaho ku gihe kandi nkabaha amakuru y'ukuri okay sawa ni byiza cyane reka dukomeze n'ibindi bibazo ngewe nkanjye ndashaka kukubaza ni gute wowe wicaye nk'umuntu w'umugabo uravuga uti hano Kasarani Maji Mazuri niho dukorera igitekerezo cyakujemo gute kuvuga ati reka fungure YouTube channel nyite Papa Plus tukore ibiganiro kimwe nk'ibyo basanzwe bamaze iminsi bakurikirana kuri channel yacu byakujemo gute ibintu byo gufungura YouTube ukavuga ati reka nanjye mfungure ni ibiki cyaguteye cyane gufungura YouTube ikibazo ni cyiza kandi kiranakomeye aya ntabwo gikomeye ni nka kwa kundi umwana iwabo bamubwiraga ati n'ubu wanyuma uzokubitwa umwana yabo wanyuma akava ku ishuri yataha yagira iwabo ku muryango tubaba nsubiye ku ishuri ko butarira nkaza kuba naha nkakubitwa nyuma rero kirakomeye ariko hari icyo nabivugaho gakeya ijambo ry'Imana riravuga ati nudakora ntukarye kandi hari mwene data ukunda kuvuga ngo nta gihembo cy'amatora
yego ubwo nshatse kuvuga ko nicaye nkatekereza nkuvuga ati kankura amaboko mu mufuka ndebe ko nakora icyo ni kimwe nkuko nawe wicaye aho uri Papa Plus nawe wararebye ati kankura amaboko mu mufuka nkore dukore udakora ntakarye kandi ibyo ndimo mvuga nawe urabizi ko bifite ibimenyetso si Papa Plus gusa hari na Shine Plus TV abadukurikiye mutarayibona haba abakobwa babiri beza yego mugende mujye kubareba babateze imbere hanyuma hari na Pass and Gift TV show bakore subscribe kuri Shine Plus TV Pass and Gift mukore subscribe ni umuririmbyi mwiza ariko uriya mugabo kandi bagabanye n'ubukora byababaje abi Papa Plus TV kukunyaga umuhungu wanjye kumwiba cano bakayiba ya Gift na Pass ariko ayo makuru turazana yo kuyakurikirana n'abantu bakomeje gukora ubugambanyi n'ubugome bwo kwiba macano y'abantu mu bibazo ndibuza kukubaza ariko twayinyaguruye yagarutse reka ndangize icyo ari wambajije banza urangize naricaye nyine ndatekereza mbona yuko umuntu akwiye gukora ahantu nakuye iki gitekerezo nari ndi mu rusengero nkajya ndeba bino binyabazungu ariko ibi binyabazungu abantu batinya umuntu yikemanga bagishyira hariya akagitinya iki kintu kiri mu iki nubwo nagikozeho ubushakashatsi ubona ko nanjye ntarakicaraho ndacyagitinya ntegereje ko nzagera ya 1 miliyoni siko bimeze ndavuga ati ibi bintu bishoboka ko birimo amafaranga bishoboka ko ibi bintu harimo umusaruro bikora noneho ndebye mbona mbitekereje nk'uko abandi babitekereza nta mumaro mbona nawe nta mumaro gute nibwo nahise nagura ati ahubwo reka njye mbikore nka kampani bigira ibibyara ibyororoka ntigira ikintu kinini kibyimbye cyangwa cyagutse nibwo nahise mfata umwanzuro ntangira gushakisha uburyo bw'ubushobozi ngura bya bintu ninya nkatuma bimwe niwe wabiguze ibyo bikoresho bino hano dukoresha harimo kamera n'amatara n'ibindi nanjye rero Papa Plus nkaba ndi umuntu wikundira gukora ndi umuntu ukunda kurwana intambara iyi si turimo ino viziyo turimo udakoze ntiwarya udakoze ntiwakwambara udakoze ntiwakwishyura amarenti y'inzu nta n'icyo wakwigezaho waburimbwa kabisa niyo nzira nibyo wabonyemo kugira ngo ufungure Papa Plus si nayo yonyine dufite Shine Plus TV dufite Gift and Pass bagiyeho nabo barebeho ni umuhungu uri gukora cyane mujyeho mukore subscribe ndetse musharinge kugira ngo n'abandi babashe kuzamuka hanyuma igisubizo mpaye cyo gutekerezo wagize ni sawa ndakishimiye ntacyo gitwaye ni cyiza hanyuma izina Papa Plus kuri wowe se kuki mu mazina yose ari hano hari amazina menshi meza na Papa Plus ririmo ni iki cyatumye ino cano yita Papa Plus ufite umwana witwa Plus wowe ni Papa Plus ni iki cyatumye ari yo zina wita cano yawe utayisa andi mazina menshi oya ako nazemo nako si keza kuko uvuga ngo mfite umwana witwa Plus ariko mu hazaza cyangwa mu minsi iri imbere araboneka Plus araza turamubazanira hanga kuri kamera azaza oya ntabwo nzambaza mubona kuri kamera tuzamuzana azaba ari mu gikoni azaba ari mu gikari ariko tuzababwira ko yabonetse kuko ni nishimwe rizaba ribonetse ku Mana cyo ni kimwe ariko
ntatinze cyangwa ku izina Papa Plus kugira ngo ntekereze kuvuga ngo nite izina Papa Plus si ikindi si n'ubwenge bwinshi nashyizemo ahubwo naricaye mbanza niga ku bwoko cyangwa ku nkomoko y'umugabo mbere yo kongera ku y'umugabo nabanje guhera ku y'umusore mbere yo kongera ku y'umusore nabanje guhera ku y'umwana mbanza ndeba umwana ndeba abaye umusore ndeba abaye umupapa uri kubyumva ndavuga ati se hari ikintu umuntu yita izina akabanza akagishishoza ariko umupapa ni icyubahiro umubyeyi ni ikintu gikomeye cyangwa se urugo umutwe w'urugo ninde ni umugabo cyangwa umugabo ahora ari umugabo ahorana ijambo ararirambana aho yajya hose ahagurukana naryo aho yagenda hose agendana naryo ndavuga ati papa iri zina riri imbere kandi twese uba uri umwana ukaba umusore ukaba umupapa ni rwo rugendo ubona yuko izina papa rifite pawa rifite imbaraga bari ryo meraho aba ari ryo zina ubona ko rinyuze umutima wawe rinyuze umutima ndangije ndicara icyo gihe hari saa sita za nijoro ndavuga se ko papa ndibonye nzita cano papa gusa ndicara ndabireba ariko se ndamutse mbonye ibihumbi 2 ejo nkabona ibihumbi 10 bizaba bibaye 12 bivuze ngo guteranya bifite ikintu bibyara cyane ndareba uko guteranya umuntu yari mu buzima bwo gukuramo bwo gusubira inyuma buragatsindwa ni nk'icyorezo ndeba ikimenyetso cyo guteranya ikintu ni ikintu gikomeye nibwo rero navuze ati uko ngo nsubire inyuma njye muri mayonnaise najya kuri plus nibwo nese nuzuzaho papa plus fata ya papa mitanyongeraho plus bivuze ngo buri gihe ni ukuzamuka ugenda utera nuko kuzamuka rero n'uwabyumva wese papa wunganyijeho ugateranya bibyara rya zina papa ubu gufashe kuba ngo ugiye gukoresha ikimenyetso cyo gukuramo ntabwo bihura abo bayi ngo ni ukugenda bivuze ngo gukuramo iyo cyizaho wari kugenda usubira inyuma ngo nawe vuga ngo papa mayinazi imbwa ndebye mbona papa plus ibyo bikwiriye kuko ufashe rimwe gutera ari ugeze kumbaza ati se kucyo byise papa plus ndamwe ati se rimwe gukuramo rimwe ni kangahe 0 rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe ni 2 nafashe rero izo na papa mbari nyongera igiteranya nawe wishakira igisubizo birabyara papa arafu nini ngine ubu uramushubije neza cyane baramushubije igisubizo cyari icyo igisubizo ni cyiza cyane burya y'umuntu wese bigoye mu mutwe atekereza ko ari ugutera imbere mu bitekerezo byo yavuga ati ngewe plus ni lazima tube dusonga mbere ni ukujya imbere ibyo dukora byose abadushyigikiye nta ntego dufite yo gusubira inyuma ahubwo twebwe ni ukujya imbere niyo ntego yacu kugira ngo tugere no ku bindi byinshi ntabwo ari twe cyane ntabwo turagera aho tugera nibwo tukiri gutangira twacyari duke papa plus ntabwo wisaba kwisubiza ngo nibwo igitangira papa plus imeze neza ihagaze ku byuma bya ferabeto bidakatika kuko yarabyaye nimba hari shayini plus iyo ni ya plus ufashe ya shayini ugateranyaho plus urumva nawe icyo bisobanura ni ukuzamuka nta gusubira inyuma bivuze ngo ibyo nibyo abantu bazi nibyo abantu batuzi bazi hari n'ibindi rero bataramenya bishamikiye kuri papa plus turaje tubereke ibimenyetso cyangwa se bimwe mu ntego dufite ntabwo ari amagambo tuzatubereka twebwe ibikorwa niko bimeze no kuvuga ngo iyo ni kampani nini harimo ubucuruzi burahari
ni kwa kundi nyine uvuga ngo mudogo mudogo urugendo rutangira nk'uko umuntu ajya ku mupapa abanza kuva mu busore akava mu busore abanza kuva mu bwana. Rero n'ubundi coming soon uku kwezi turimo turaza kubereka ibicuruzwa bya Papa Plus. Koze cyane turacyari mu kiganiro, reka nkomeze nkubaze n'utundi tuntu. Hanyuma umaze gushinga Papa Plus ukabona igihe utekereje kuyifungura, cyo ni kimwe, urayifunguye utekereje wabanje gutekereza kwita izina, izina riraboneka, urayishyize hariya biragaragaye, igiye hanze ije rimeze neza, ndetse ukuntu abantu bayakira hano hanze ntabwo ari nabi, gusa nyine icyo cyose waba uri gukora ukabona nta banzi ufite, menya ko ibintu utarimo bitameze fureshi, ibintu utarimo bitameze neza, burya ntabwo ushobora kuvuga ati ngo ngewe ndi narafunguye ndayikora ibintu byose nta comment negative nigeze mbona, ntabwo bibaho. Ahubwo uramutse ubonye nta niyo nabonye batanakuvuze nabi ukamenya ko wowe noneho ibintu narimo utaravuzwe bishobora kuba rero mu nda ya nyina, bishobora kuba bitari sawa. Ntawe nyuma yo gufata ukavuga ati ngewe nshinze Papa Plus igihe hari hanze iratangiye irakoze, ba bantu bakuca intege ntabwo bashobora kubura mu buzima bwawe. Bamwe baza bakubwira ati wowe ukoze iki ngiki wahereza ugakora kiriya, umuntu w'umugabo wagize ukuntu nuko, ba bantu baguca intege bakubereka ko wowe ntawe uzagera nta kiniki, iyo bazaga cyangwa se wowe ko wenda ku giti cyawe baraje wabasubiza iki, babantu baguca intege nyine bakwereka ko na n'ubu ntega baracyahari, ntabwo bashobora kubura, ntabwo bashobora kugenda bose, na n'ubu baracyahari. Iyo baje ni irihe jambo wasubiza rigatuma wowe cyangwa se n'igice kiguha ingufu n'intege kumva ko Papa Plus igomba kuyikomeza igakomera, ahubwo bakubwira nabi batakubwira nabi, wowe ni ya Plus, ya Plus ivuga Plus kongera, ngewe ndakomeza ngende ndajya imbere. Ni iki cyagusubizagamo intege? Ese izo negative comment zaje zazaga zivuga ngo iki? Urakoze cyane kandi ugize neza rata kumbaza icyo kintu, kandi nifuriza n'abanzi ba Papa Plus mwaka mushya muhire. Turawifurije umwaka mushya muhire, mudukore subscribe rwose, mudukore subscribe, turazikenega nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa ngire ngo ayikore, ayikora utayimusabye kugira ngo amenye uko bwije uba umeze cyangwa uko bwije ubayeho. Ubundi mu buzima n'ubona ubayeho ukabona ntabwo ntugira abantu bakuvuga nabi, ntugira umuntu ugusubiza inyuma guca intege ukubwira ati se ibintu ukora ko bitagenda, aho wowe uzicare ku giti cyawe uvuga ati ariko wa mugani ngewe ndi muzima, ndakeye sincafuye, nta bucafu mfite kudakeye, uzamenye ko ahubwo nawe niba udafite abanzi udafite n'iki, ntabwo inzira urimo ari. Ndagira ngo ngire ndashaka rero usubize neza kuri cya kibazo nari nkubajije. Comment zo zirimo nyinshi za negative. Hari watutse Papa Plus sina ngombwa ngo bisubiremo hano, bisubiremo ariko nanabisubiramo. Ese itutse umuntu ngo urimbwa uburikiwe, uyututse kwa mufano uyututse umuntu ngo nimbwa, uyututse umuntu ngo nimbwa, ubwo ututse umuntu ngo nimbwa we niki? Ubashobora kuba ari imbwakazi, birashoboka, biranumvikana, icyo ni kimwe. Ese hari wavuze ngo Papa Plus ngo woti ngo uyu munyamakuru ngo nakayayo ngo nakayayo, akantu naragakunze data we, akayayo karanejeje kuri rwa rwego rwo kuvuga ati sasa nimba ndakayayo kankabi, kubyo yavuze we agiye yumva ko ndiko, kandi bizaya bineza ko ari mbaza yakomeza kumva kakayayo siko. Rero kunyitira icyo kintu simuzi, ntimuziranye, ntanakuzi, nubwo simuzi nawe ntanzi, siko bimeze. Nubwo yaba nzi
nanjye muzi nidura salama nzamusuhuza. Ni bya bindi Pastor Nkomezi yavuze ngo ni gute muza mu rusengero mugasengera ahantu hamwe nkajya hanze nimuramukanye. Ni ikibazo gikomeye, ni ibihe by'imperuka. Ariko kuri me ku makomenti asubiza imitekerereze yanjye hasi cyangwa kampani yanjye kuyisubiza hasi, njye ntacyo bintwaye. Ahubwo kugira abanzi kwanjye niko gukomera kwanjye. Niko gukomera nivyo nanjye nakubwiraga. Kumva Ega n'intambara iri hano hanze akenshi urebye umunyamakuru ba YouTube dufatanyije urebye ikibazo gihari umuntu kugira ngo iwe azamuke bisaba ko avuga bagenzi be nabi kugira ngo wenda ngeraho ngera nzamuke se abantu bamvuge cyangwa se bankore bazamure cyane yanjye nuko ngomba gutuka mugenzi wanjye nkicara hanga kuri kamera ngatuka rwa mugenzi wanjye nkavuga ati we tutuye n'uyu ejo nawe akansubiza. Iyo niyo content isigaye hano cyane hano hanze ku banyamakuru bagenzi bacu. Wewe ni gute ibyo bintu bashaka kubimanaginga? Kubimanaginga rero ubundi umuntu akuvuze nta comment natera ku muntu uvuga ku wundi kubera ko nakuvuga nagucika igisebe nakuvuga uri buva mwamenyo siko bimeze. Kila mtu ajue kazi yake, ajue kazi yake kabisa, ajue kenye anahitaji kwa maisha yake. Midomo haina baraka, haina faida. Iminwa amagambo mushene nta nyungu nta kintu na kimwe bimaze, nta kintu. Menya inzira yawe. Ariko tugaruke kuri Papa Plus. Kuba nagutera comment niko nagukozaho ubushakashatsi nta kugenzura, niyo mpamvu nakuvuga. Niyo twajya mu buyobozi hari ibimenyetso, siko bimeze. Ntabwo tuzi amategeko, akubura bizaba ngombwa tuzasoma amategeko, tuzabisoma ibitabo, tuzasoma tujye tumenya uburyo tuyakurikiza. Uri kumva? Hari na message nagira ngo wenda nange wigenereye abanyamakuru, abanyamakuru muri rusange nkuko Papa Plus, kuko nawe uri Papa Plus, n'aba bandi baraha bagukikije nabo nibo Papa Plus, n'abari mu byashara mu nzira zigiye zitandukanye nabo ni ba Papa Plus. Uri kubyumva? Icyo nagira ngo mbwire n'abanyamakuru, hari message yaje ngo y'abayobozi b'abanyamakuru ngo bahatuye umuyobozi cyangwa hari amategeko, siko bimeze. Abanyamakuru aranga abanyamakuru nkuko Papa Plus nayo nabonye nta n'uwamamagaye, nta n'uwambaje ati se biti, bivuze ngo ko bataramamagaye cyangwa bataranyandikiye babonye yuko YouTube yanjye ikurikiza amategeko, siko bimeze. Uruhande rumwe ushobora kubikurikiza amategeko cyangwa se mundi ruhande bakaba baranze kukubwira ko bagusuzugura baguciye uri hasi, byarashoboka. Wenda kuba babansuzugura nansuzugure kuko simbana nawe, siko bimeze. Ko bimeze. Ntagenda nsuzugurira iriya kuko ntabwo ntunze, ntatunze Papa Plus. Nansuzugure ntahwanye na kampani ya Papa Plus ahigeze. Uri kubyumva? Nubwo yansuzugura, nubwo yamamagara akanambwira nabi, nyine duhora tuzanaseka, nzanamugurira n'ikiro cy'inyama. Ariko nagukiza bari cy'ubugabo, kiza bari cy'ububwa. Uri kubyumva? Turi kugendana. Ntawe mvuze izina nta n'ubonutse, ariko ntabwo waza kuyobora kwa Papa Plus cyangwa uzana amategeko cyangwa ngo uzubwire kampani ya Papa Plus ngo igende kwa amategeko. We ntabwo
uzanzanira ibaruwa first igaragaza ko uri umunyamakuru, icyo ni kimwe. Number 2, ugomba kunyereka cyangwa cyemeza ko ari wowe watowe guhagararira abanyamakuru icyo ni ikindi muri Kenya. ukanyereka ko ufite nawe ubwawe ibyangombwa by'uwuriwe wowe urinde uri mu ki. uri kubyumva? Apana ibi Paparazzi hano nta munywi inzoga utuye hano kwa Paparazzi. Ntabwo umuntu rero w'inzoga azaza hano kuyobora Paparazzi, never. Ntabwo bizashoboka. Icyo kibazo nanakibajije one day mu chairman, baramubaza ati chairman, habari muzuri, amakuru. Ese batoye umuyobozi ukuriye itangazamakuru? Yego. Tese nk'abantu batari bazi biva niyo bijya bimeze bite? Tibivuze ngo wenda hashobora kuba arimo amakosa wenda nta wamenya, ariko nuko bimeze. Bamutoye. Yes. Rero nibyo nagira ngo n'abakunzi ba Paparazzi babyumve, ntago ari ukwigumura, sino kushaka kwigaragaza. Oya, so kwigaragaza sinkutunze, sinzi n'ubuzima ubayeho. Naho dufite kuzahurira, naho tuzahurira, si bibi ni byiza. Yes, kandi niba ni bibi ndetse tuzabinyuma. Ntabwo twe tugambiriye gukora ikintu kibi hano. Rero nicyo narimo ngira ngo ndakubwire, ibintu byose burya n'ubwumvikane, ibintu byose no guca bugufi. Nubwo aba ufite uburyaryo ukagerageza guca bugufi, biba byiza kurushaho, ntabwo byaba bibi kurusha. Siko bimeze. Iyo ni aka message natangaga. Kandi ikindi navuga, wakwifuza kugana Paparazzi ufite ikibazo, ufite icyo inkuru ushaka gutanga, turi ready kukwakira. Kandi ubutabazi uzabubona. Waba ufite n'ikibazo cy'uburyo bw'ubushobozi, uzaze uyigane, izagerageza uburyo ki yagufasha mu nzira. Babirebe muri dese hasi umuntu uzaho tubyandika birimo ufite ikibazo. Arabatarize data. Barebe basome arabatarize byanditse mu Kinyarwanda. Bashobora kuba bacyumva gutya turi kukivuga ku muntu wo utabasha kugisoma. Ukeneye ikibazo, ufite ikibazo handitse ngo ufite ikibazo, ufite inkuru ushaka gutangaza, ukaza iyo nkuru ayitangaza ukaba uri safe aho waba uri hose. Ufite ikibazo cy'umutekano, wahamagara iyo nimero yanditse iri hano hasi, muraza kuyibona ku kiganiro. Yes. Kandi nifuriza abanzi bacu guguma biyongera zaidi, bakomeze baturebe, bakomeze baturwanye. Kurwanywa buryo umuntu utarwanyije ntahagera, kandi tugeraho. Kandi bakomeje kutugira inama muri comment, mutukomeze mutugira inama, mudusaba ibyo mwifuza byose, tuzakomeza tubikore nkuko mubishaka. Kandi nabo batwanga data we mutwange baba. Tumesimama imara. Murakoze. Ni byiza cyane. Ikintu cyose iyo umuntu ashaka kukigeraho, niba uri umukozi witwa ngo urakora, bivuze ngo uko byagenda kose ugomba kugira abanzi, ugomba kugira abantu bagusubiza inyuma, ugomba kugira abantu baguca intege, ubwira ko ahantu uri kujya ntaho uzagera, ari kure. Bisaba ko bizagusaba ko uzitabaza izindi nzego, bizasaba ko uzakugufasha ahantu hagiye hatandukanye. Ariko niba wowe uri hano ukurikiye Paparazzi TV, ikintu cyose ushaka kugeraho bisaba kwihangana. Bisaba kwihangana ugakomera. Intego yawe ikaba imwe, ukavuga ati ngewe mu buzima bwanjye nkeneye kuzagera hariya, nkeneye kuzakora kiriya. Muri iyo nzira harimo abantu bazaguca intege, harimo abantu bazakuvuga nabi, harimo abantu bazagusubiza inyuma. Wowe ushaka kugenda ujya imbere bagukurure usubiza inyuma. Mu gihe rero wowe ushaka gutera imbere, ukaba uri kubona nta muntu uri kukuvuga nabi, ukaba uri kubona nta muntu uri kukurwanya, isuzume ku giti cyavuga ati se ubundi ngewe wa mugani ego bimeze gute? Ngewe inzi icyo nshaka, kuko burya nta muntu utagira umwanzi. Yes. Nta muntu utagira umwanzi. Buno nangaze ushaka kuba ucyara umuntu ushaka kukureba kuri kamera
ntumuzi ntakuzi akumva arakwanze yes akumva arakwanze ariko bivuze ngo wowe ntugire ubwoba bw'ibiguca intege ibiguca intege byo birahari biracyanaza biracyaniyongera ntawe bazareka kuguca intege ntabwo bizashoboka niba ukeneye kudacika intege nugera mu ijuru muri paradizo niho uzabaho neza udafite abantu baguca intege ariko inahangaha mwitwa ngo urano mu isi ikizagutungura ntabwo ari uko baguciye intege ntabwo ari uko bari kukugambanira ntabwo ari uko bashaka kukwica cyangwa bashaka kugusubiza hasi wowe komeza inzira yawe watangiye wikomeze uvuga ati ngewe ndashaka kutagetinga kugera kuri kiriya kintu cyane cyane abana b'abahungu bakiri bato n'abakobwa bakiri bato ntimucike intege mujye mubaho mufite mu mutwe wanyu se ngewe ku giti cyanjye ndashaka iki n'ibiganiro byinshi twagiye dukora hano murabizi tuvuga abana b'abakobwa abenshi ako nakongera kuri icyo kintu nawe wari uvuze wowe urimo udukurikirana amaka ka mwanya wowe urwaye icyo nakubwira humura nubwo abanzi bawe bifuza ko waremba kurusha bifuza ko ibyo wari utunze wabigurisha kugira ngo ubyivuzemo bishire bariya baba baraguhaye ibiguhumanya bifuza ko warangira inama nakugira tumbira Yesu wenyine tumbira Yesu Imana Yesu Kristo byose niwe byose ni byose number 2 wowe uri mu byashara uri kurwana no gushakisha ubuzima akazi kose waba ukora akunzi ntako nazi igihe Papa Plus TV abanzi bakurwanya bareke wivuga wowe wiga guceceka wige kugira ibanga ku byawe wige gufunga umunwa uceceke bavuge uceceke basare wicecekere we hanga amaso ku kazi kawe urimo ukora wacuruza inyanya wacuruza urwembe wacuruza avoka icyo waba ukora cyose ejo wakubaka etaje byatewe nuko wicecekeye byatewe nuko wubashye Imana yawe cyane ejo wayobora igihugu cyane ejo niho washinga ikigo cy'imfubyi cyane ariko ibyo byose biva mu kwihangana mu byo unyuramo byose ukabyihanganira wowe wifuza kuba wagira imishinga itandukanye ukaba wagambanirwa wicika imbaraga wicika intege icyizere kirahari ubu tuvugana imvura yagwa ikagwa icyumweru ariko kiriya kindi ikantigwe izuba rikava haracyari ibyiringiro uyu munsi turi ku manywa mu kanya buraba nijoro iyo ugiye kuryama mbere y'uko uryama ucana itara ubundi ukarizimya uko ibintu bihindagurika uko isi nayo ihindagurika nuko natwe duhindagura ibintu twebwe ubwacu nkuko telefone ishyiramo umuriro ukongera ukayicomeka icyo nakubwira nimba uzi ko nta mbaraga ufite zo kuba wakongera gucomeka iyo telefone birashobora ko wakongera ukayicomeka nimba uzi ko imvura yakunyagiye ejo ntabwo izakunyagira icyo nakubwira humura wowe shyiramo imbaraga shyiramo bidi yawe kore cyane wikwita ku miryango yanyu wikwita ngo ababyeyi ntibagukunda hari umukozi w'Imana wavuze ngo reka iryo jambo ndeke kurivuga reka rivuge nta kibazo sinjya reka ndireke nta kibazo ntacyo bitwaye niba wumvishije bavuga ngo habwirwa benshi hakumva bene yo yes uwumva yumvishije twavuze ibintu byinshi birimo inyungu birimo inama n'ibintu bisanzwe niba wowe guca intege byaturutse kuri Papa Plus ukuntu bawe bamuciye intege mu buzima busanzwe ushobora kuba uri umuntu ahari ubona ko nta muntu ukwitayeho iyi si iba irimo kwikaraga gutya yes ubu n'ubu tuvuga n'isi biri kwikaraga
iyi mirahindukira ibiri guhindukira ubu yakwikaraga cyane ntabwo ihagaze twahirima yacurama twacurama aho none aha ngaha hashobora kuba watameze sawa ariko wenda ntabwo uzi mu kanya nijoro ngo biraza kuba bimeze gute ntabwo uzi neza ko ejo ni bucya baravuga ngo bucya bucyana ndi ejo ni bucya bizaba bimeze gute uyu munsi ushobora kuba uri hano ejo ukaba uri hariya ejo bundi ukaba uri hariya ugasanga ubuzima bwawe wowe uno munsi niba bumeze nabi ntabwo bivuze ko wasinye iteka ryose ko ubuzima bwawe buzahora bumeze nabi isa n'ishaha bwahinduka isa n'isaha bwaba bwiza waba umukire nk'uko wari uvuze waba perezida waba iki byose yego rero mubadukurikiye mushyire umutima hamwe imana ahantu hari imana hari byose ahantu hari imana hari ibyiringiro yavuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka wicika intege usikufe moyo abanyakenya niko bajya bavuga ngo usikufe moyo urakoze cyane for plus watuganirije neza ikiganiro ndumva tutakirangiriza aha sindanyo nta kibazo televiziyo ni yawe si yawe se nawe ni yawe nanjye ni yawe n'abadukurikiranye ni yawe namwe n'abari abakoze subscribe ni yawe si yacu niyo mpamvu twebwe ntabwo dufite uburenganzira bwo kuza hano ngo tuvuge ibyo dushatse ndabizi ko ngewe uri hano ntabwo ndi hano kuvuga ibyo nshatse ngo ni yanjye wowe unkurikiranye ni yawe wowe ugiye gukora subscribe nona nawe ni yawe iyo ni Papa Plus iyi ni Papa Plus icyo kintu yubakiyeho ni ya buri abantu batuye ku isi bose ni yabo ni yabo mwumve ko iyi televiziyo ntabwo turi hano ngo ku giti cyanjye ndavuga ibyo nshatse neda sebo kugira ngo bamenye ko tutababeshya vuga ibyo ushaka sindaguhagarika kugira ngo babone yuko freedom buri muntu wese ayifiteho uburenganzira dukeneye comment zanyu ayifiteho icyo yumva ashaka icyo inama uzandika muri comment ngo ushaka ko bigenda gutya tuzabikora nk'uko ubishaka dukeneye comment yanyu ibitekerezo byanyu muduhe ibitekerezo kandi ikindi duhe ibitekerezo ahubwo mu minsi iza iri imbere dukeneye kujya dukora live tubabwire noneho ujye wandika ikibazo gutya reka ndakabasobanurira tuguhe igisubizo utwandikire gutya tukubwira ati bimeze gutya reka wijya kure hari Papa Plus TikTok bajyeho uyu munsi isaha y'isambiri zuzuye iraburira yivu ibibazo wifuza kubaza uratubaza turagusubiza inama ushaka gutanga urazihabwa kandi ikindi live ya YouTube kuri Papa Plus iratangira muri kiriya cyumweru TikTok ujyeho ninjoro saa 2 z'i Nairobi urayibabona ntabwo ari kuvuga ngo tuvuga ibintu biki no kandi ibindi ni yacu yego ariko nawe ni yawe kandi ibindi nabwira abadukurikiranye nk'intego Papa Plus ifite ntabwo dushaka kubirangira ku ikiganiro turimo dukora oya nshaka yuko ikomeza ikagera ibintu igomba kugeza ku baturage cyane mukanyurwa tukabaha ibibakwiye ikindi ibicuruzwa bya kampani ya Papa Plus tunabahomba bajye kuri TikTok badufowinga tubasabye imbabazi tugiye kuyohereza tumujye mu bisharinga kandi abashaka no kuba n'abashaka kujya mu ikipe cyangwa abashaka kujya muri kampani nimuze nawehejwe muze dufashanye n'abagambanye nibaza nabo tuzabakira kandi tutasonga twabahindura rero live YouTube iriho TikTok nayo irahari kandi nta muntu uhejwe n'umwe inama ya buri muntu wese ni ingenzi irakenewe kandi nagushimira Papa Plus ndagushimira nawe ndagushimiye umeze neza kandi wambajije neza wakoze cyane hari ikindi kintu waba ufite ushaka kubwira abadukurikiye inama cyangwa se kugira ngo dusoze hari umugabo wavuze ngo
nkunda bankunda nkanga banyanga ariko njye nkunda banyanga n'abankunda nk'abakunda bose barakenewe mu buzima ndabakunda cyane bose barakenewe abakunzi ba Plus ndabakunda kandi cyane turabashimiye mwe mwari mukurikiye Papa Plus TV aho muherereye hose mu Rwanda muri Kenya mu Uganda East Africa hanze ya Africa aho muri hose ari no twandikiye ubushize muri comment aravuga ati ngo ari Norway ntabwo tujya tumusuhuza turagusuhuje Norvege comment yose mumenye ko tuba tumeze gutya iyo ntayirebye urarayireba urara kuri Papa Plus turabakunda turabasuhuje cyane aho muherereye kandi turabashimiye tumaye n'ikaze kuri live TikTok tubahaye ikaze kuri live TikTok aho waba uherereye hose waba uherereye Amerika waba uherereye Canada waba uherereye he muze nijoro saa 2 live TikTok tuganire muduhe ibitekerezo turabashimiye cyane mwakoze abari badukurikiye kuri Papa Plus TV ciao nakagaruka